telefone igomba kuba private y'umuntu mu rugo. Nago ari numva bitaba ngo telefone yanjye umugabo wanjye nemeye kurikoraho. Telefone y'umugabo wanjye sinemeye kuyikoraho. Iyo ni ihe mipaka bahaye bashiraho. Nta kintu umugabo wawe ngewe ku giti cyanjye. Nta kintu umugabo wanjye niki kimwe cyanjye atemerewe. Umwe muri mwe gutemerewe gukora kuri telefone y'undi. Uwo muntu utemerewe gufata telefone yawe abahahajwe. Ariko ibyo bintu n'iby'abagabo ngenda bishinja abagabo. Wa mugabo we nawe utemerewe guhereza umugore wawe telefone ngo ntayikoreho. Uburi ndaya y'umuhehe. None se nkubaze hari nta bagore baba nta muguru baho umugabo atajya kora kuri telefone. Barahari. Umugore barahari. Nose nta bagore bahaje abagabo. Ariko ati rero kugira ngo muhahamure ngiye kumubikamo ubwoba ku buryo n'izi message atazigera. Nose aho kugira ngo n'abantu babana umwe atazi password y'undi ya telefone. Ku buryo ushaka kujya n'ikibazo ya telefone no mu nzu. Ushaka nko kubaga kuri jasi cyangwa ambulance umwana umugabo hari arivuze ngo cyo kintu turemeranyaho ko abantu hari abagabo bazi kujijisha kandi mu ngo zabo ari ba satani karite ya mbere. Ariko bagira mu bantu bagashaka kwerekana ko ibintu byose ari sawa bakuze abagore babo ntacyo babahisha ntacyo. Ugasanga nko mu rusengero barimo nko gukora nka fundraising. Umugabo arahagurutse babwiye nk'umugore wiwe ngo mama runa kwise we kudahatanga kandi umugore yaramubwiye ngo nzi yaramubwiye yahavuye amubwiye arambwiye ngo uratanga ira fundraising ni yeso. Hi guys, twende kubaikaze kuri AMTV show. Sibyo channel yacu rwose ikomeje gukura neza. Kirakura niko umwana neza uruhizi wakura ihayirusha ama views za channel ziri mu gukora ama live. Haleluya. Mumeze gute? Twizere ko mumeze neza muri AMTV show. Natwe turaho turashima Imana aba beauty ba hano. Hano habona aba beauty bo kuri AM turabasuhuje. Mwegere kandi twongere tuganire. Rero dukomeje gushimira abantu komeje kwiyongera muri subscribe rwose muri imfura ntabwo mutagira pe. Nukuri rwose. Nawe rero utarabikora please tukandireho dukomeze tuganire neza twishimye cyane. Hanyuma rero uyu munsi twifuje kongera kuganira namwe ku bintu biri aha hanze ingo ningo aha afite volume nyinshi. Hanyuma rero babanye kuri ka volume gusa tampunge. Hanyuma tuganire ku bintu bijyanye n'ingo. Urabizi ko dukunze kwibanda mu bintu by'ingo cyane cyane. Nyoga tuba ngo samuzaza tuvuga kungo niho tuba ni ubuzima tubamo. Nyine ho bakuze kubutuntu tw'udukoryo twinshi cyane. Ambo ukore bavandimwe mazigerwa twose rudukoryo two mu ngo. Sinkirya inzara igiye kuzanica kuri ibaze kandi n'ukuri kw'Imana aho waretse kurira mutana no kuzobura igihumbi. Ariko sinkirya pe ariko nyine nta cyangwa ni amafaranga bakwishuye ga yarashize amahoro mbura icyo siko. Hanyuma rero twiganirire hano mu ngo cyane nizikiye kuko ibyakenda ntabwo byabagaho. Hari ukuntu usigaye ubona ukumva ngo abantu bashwanye ngo abantu batandukanye wabaza guse batandukanyijwe n'iki ngo telefone. Uri kumva se telefone gute? Telefone yawe message ngo nabonye umuntu yaguhamagaye bikaba bifu yatuma unurugo rusenyuka. Hari akantu njya numva ngo telefone ngo ni private y'umuntu. Ese koko nibyo telefone igomba kuba private y'umuntu mu rugo? Nago ari numva bitaba ngo telefone yanjye umugabo wanjye nemeye kurikoraho. Telefone y'umugabo wanjye sinemeye kuyikoraho. Iyo ni ihe mipaka bahaye bashiraho. Nta kintu umugabo wawe ngewe ku giti cyanjye. Nta kintu umugabo wanjye niki kimwe cyanjye atemerewe. Igiki ngo telefone gayo nubwo yombwira ngo ndayimarana umwaka utarongera ndayimarana yombwira ngo isi guhera none si yawe. None si uko nyine si ukuvuga ngo nuko nyine akaje karemegwa.
none se ikaba intandaro yuko ngo yonsengera, ariko cyane cyane abantu bikunze kubaho ni abahehesi. Ariko ari uzi ko hari ingo zimwe na zimwe tuziranye nko njye nawe umugore atokora kuri telefone y'umugabo we. Uzi impamvu icya mbere uwo muntu utayikora haba hahajwe sibyo. Impamvu ya kabiri nyiri guhisha telefone aba ari umunyamabi. Kuri kw'Imana ibintu ni bibiri. Oya ahubwo ni kimwe. Umuntu aba ari umunyamabi. Umwe muri mwe gutemerewe gukora kuri telefone y'undi. Uwo muntu utemerewe gufata telefone yawe aba hahajwe. Ariko se koko ariko ibyo bintu n'iby'abagabo ngenda bishinja abagabo. Wa mugabo we nawe utemerewe guhereza umugore wawe telefone ngo ntayikoreho uburi ndaya y'umuhehesi. None se nkubaze hari nta bagore baba nta muguru baho umugabo atajya kora kuri telefone? Barahari. Umugore barahari. Nose nta bagore bahaje abagabo barahari. Umugore akavuga ngo nta uzuza uhamagara umugabo ngo runa ntabwo umuzi runa wirebe wibeshe ari umugore tuzokogwe uzopfune nkubone yari unamye hano. Barahari rero ngiye kavuga ko ari ibintu bibiri. Uwo muntu utemeye kwikoraho arahahajwe. Umuntu wihishe ni umuhehesi ni umunyamabi sibyo. Hari ibintu ari guhishamo adakeneye ko mugenzi wabona bitari ngombwa. Swati abo bahehetana swati abana yirirwa arya cyangwa abagabo yirirwa asokana nabo n'ibintu byinshi kandi akenshi ntabwo ari amafaranga bari kumuhishamo hoya ntabwo ari amafoto ni ubuhehesi sibyo. Yego nta kindi kintu cyatuma umugore ahisha umugabo telefone cyangwa umugabo ahisha umugore telefone ngo nturebemo. Azi ko harimo ama message yatuma bashwana. Swati Aline yamwandikiye ngo se sheri kandi se umugabo wanjye ati duhurire Davana. Ati ubushize ntusko twagize ibihe byiza twongere twisubire. Arabona ko iyo message umugore we nayibona urumva ni intambara y'isi. Ariko ati rero kugira ngo muhahamure ngiye kumubikamo ubwoba ku buryo n'izi message atazigera. Mbese aho kugira ngo n'abantu babana umwe atazi password y'undi ya telefone ku buryo ushaka kujya n'ikibazo ya telefone no mu nzu ushaka nko guhamagara kuri jasi cyangwa ambulance hari umugabo umwe yigeze guhagarara mu ikanisa ahantu twabaga iriya muri bya bihugu twavuyemo. Kumva Imana ishimwe kumumenye nuko muri bya bihugu twavuyemo arahagarara imbere ngo umuntu aramunejeje. Kurumva ngumva mada ngo kira telefone yanje ngo gurira ngo abantu ngo ikarito y'amazi. Kumva kandi uko ni kwiyerurutswa umugore ntazi na password ni ukuri nta yarazi. Ariko abanyamabi turaho uri kumva narimvuze gute sinzi ko narimvuze ariko Imana imbabarire cyane icyaha cyo kujeneralisha. Hanyuma rero nuko narimvuze umugore ntazi password yiwe ariko kubera ko ari mu bantu ngo mada ngo gurira bano bantu ngo ipaki y'amazi arabizi neza muri we ko umugore atazi password ya M-Pesa. Umugore aragenda kandi ibi bintu muze kubiba. Abagore b'abanyamurenge tugira imitima Aline. Abagore b'abanyamurenge tuzi kubaka mu rwego bidasanzwe. Uzi impamvu nanjye ko yasohotse aragenda akopa amazi. Yego sha aramubwira ngo ndaza kuyakuzanira arayazana nyine abantu barayanywa bigaragara ko nyine yaguze. Ariko deep down abantu baramubonye nyine ko ari gukopa kandi umugabo yavuze ngo nakuremo ngo password ngo agura amazi. Muri make ntazi password ye ntazana injira muri telefone yiwe ariko kubera ko ari imbere y'abantu akeneye nuko waruvuze gute. Narivuze ngo icyo kintu turemeranyaho ko abantu hari abagabo bazi kujijisha kandi mu ngo zabo ari ba satani karite ya mbere. Ariko bagira mu bantu bagashaka kwerekana ko ibintu byose ari sawa bakuze abagore babo ntacyo babahisha ntacyo. Ugasanga nko mu rusengero barimo nko gukora fundraising umugabo arahagurutse babwiye nk'umugore wiwe ngo mama runa gusa we kudahatanga kandi umugore yaramubwiye ngo nzi yaramubwiye yahavuye amubwiye arambwiye ngo uratanga iriya fundraising ni yaso
ndakubwiye ngo wifate bikomeza ifaranga mfite zo kwica nabi bagera mu bantu ngo ese ngo kudahawe bitanga ubona no sisi kuwi waje tuzaguze 500 gusa wowe igihumbi wacyura ariko tuzi kwijijisha umugore nyina kamaseka nyina mu gitego nta kibazo ngo naje banyandikiye ngo mu kigihumbi yewe we imana we Rigumva ibyo byose ni utuntu nyine tuba tubera mu ariko rero gushanya iyo nubona iyo kayi kugezeho ko umuntu wawe ageze kuri etape yo kuguhisha telefone yiwe nyine uzakureho uzashyireho question mark icyo ni icyambere nurangiza uvuge ngo uyu nta kiru wanje yenyine yego icyo niyo solution uvuge ngo uyu nguyu ni share Nairobi wishare ni Nairobi wishare cyangwa umunyamurenge wishare mu kimwe kuko icyo gihe ntago azaba kiri uwawe wenyine sibyo kwa impamvu ashaka yigusha ari mu busambo kandi umuntu shamana ashaka yigusha ari jangiri akora akazi ko kwica abantu akazana amafaranga uzi ngo nibyo nkubwira ngo ubundi telefone ni byose utwara igenge mugabo wanje afata nyine wegera telefone nziza iyo ushaka kuyifata ngo ngende nifatira utuvuroga ahantu ndayimutira agashyira simukadi yiwe muno naye nkashiri yanjye mu yiwe ariko urumva WhatsApp yanjye tujuri guma muno na WhatsApp yibiguma muri no akaba nigihe tugira ubute bwo kukaburura amasimukadi nkaba nayimarana n'iminsi 2 nkoresha WhatsApp yiwe nakoresha yanjye abanyandikira akaba ari ubasubiza nanjye suje ubibona nanjye bamwandikira akaba ari ubasubiza kuko agira akazi we nyine gakoreshwa n'amatelefone kandi kagahuriraho n'abagore cyane nk'abagore bakamukanyandikira hi Peter leo nitakuja mama mapema kabisa tukutane my dear kandi ko zavuga ngikashiza my dear ntibaza nuko ariko nkavuga ati se ni kino muko buri nyine kintu umutima utagushinja ariko mu buzima ari uzige kwiyubaha nikumva ni gute umuntu ari umukobwa akamara imyaka 30 arashaka wohora yikoreyemo ibintu byinshi bibi bitari byiza wamara ko umugore ni gute utekereza gutangira gucata n'abandi bagabo uri umugore ngewe none nagize ikigeragezo cy'umugabo reka ngusetse hanyandikiye umugabo ufite nimero y'Inyarwanda mu minsi ishize ntiharasha n'ibyumweru 2 aranyandikira hayi Aline ni hayi umeze gute meze neza bukeye yarongera hayi Aline ko abafana umuntu umufaniye kwandikiye ahita kwibwira ati ngenda bakunda kuri the beauty iwe yakomeje muri za hayi bukeye arampamagara kuri WhatsApp call ndamwitaba arambwira ngo ngewe ngo nitwa runaka ngo mu Rwanda ngo ndabakurikirana kuri the beauty ngo ndumufana wanyu mukuru ngo ariko by'umwihariko wowe ngo naragukunze ngo noneho urukundo nagukunze rero ngo ntago ari urwagifana namambwira ngo maye wanje niko namusubije maye waje kagira inkuru aho ukunda kagute yamambwira ngo reke nkubwi kandi ni umunyarwanda nyine ngo reke nkubwire ukuntu nagukunze umuntu kuri kwimana ngo samblag umunyarwanda nyine uyiwanyu iwacu neza ni bofu ndagira ngo ni muramu wawe ngo kuri kwimana ngo iyo nkubonye kuri kamera ngo mpita nshushanya uri nk'umugore wanjye Yesu uko ambo uzigiro nakoze mutega amatwi ndambwira ati ati mpita nshushanya uri nk'umugore wanjye naha mu buhe buryo atari ati imagine ko hari igihe byagize aho nijoro ndakurota ndota ngo waje kunsura Yesu n'imbere y'Imana nzambesha saho mbera ngo mbona waje ngugeze mu rugo ngo ndishima ngo noneho ngo ndateka gucyo gihe ngo natetse ngo niba ruturaye ngo tuvanze n'iki ni n'umutinda yakanda amabyi utura imvanyi dushyira noneho nguricara ngo mbona ngurijene kuntu ngo mpita nkubwira ngo sani ngo wagiye muri dushe ayiwe uziko mama gukina filime we imbere y'Imana mu ijuru muri kwa acting ndabarahiye ngo noneho ngo mpita ngo ni ngo wagiye muri dushe ngurankundira ngo tujya muri dushe ngurenje ngo tujya kwisika Yesu wambambye uwo ni umudebyuti udukurikirana Yesu wambambye tegere ndakubwira finale y'ibyo ngo noneho ngo ndangije ngo ujya koga ngo nangije ngo tuvuga ngo kandi ngo ndashaka kwiruhukira ngo mpita nkwereka chambre ndakubwira ngo wakwiruhukiye aho ngaho
naje guhita wiruhukira nanjye ndagira ngo nicara muri sale nanjye mbitanze kwiruhukira oya ni mukanya ngo mitavuga ngo wajye kuba muganiriza se ariko mugabo afite umwanya wa imbere y'ibintu byose wakomeza maze umubwira gute nari nteze amatwi ndashaka kubanza kumwumva naje nabwo ngo nanjye ngo ubwo ni mu nzozi ngo nanjye ngo mitanze ngo niryamira aho ku ruhande ngo nuko sha umita nkanguka arewe yiryamiye aho ku ruhande ikintu nakoze sinavuze ngo yego cyangwa hoye nahise kuko nari ndi ku rusengero nasohotse twari turi muri repetition ndamukupa nisubirira muri repetition aranyandikira kuri WhatsApp ngo yewe ngo sorry sheri ngo niba nkubwiye nabi ngo niba amagambo nkubwiye ko babaje ngo sorry nahise mfata decision yo kuvuga ngo nahaye sinzongera kwimwandikira kandi si mu block ndaza ngeze mu rugo mbibwira papa ganza araseka arihirika byose muhera ruhande namwe tumutugarandose ko je bari gukundota wowe barakurota wowe se hari umuntu ujya kurota barandose bamita duhatwoga ibintu nyine zakomeye aho nubonaga inzozi zibaye impamo zamenye ko ari Imana yabivuze hanyuma sinamu block kugeza n'uyu munota buri gitondo cyaremwe n'Imana azanyandikira hi sheri hi honey hi sweetie hi baby hi zose zirakurikirana gutya umufiririzo uyu munsi nakurikirana ikiganiro cyane hi sheri hi baby kabebi kakajani yayo kana baby wacu wa debut hi baby ukomeza urebe baby urumva sibyo ndatekereza ngiye mu mutima wanjye hari ikintu njya ntekereza buriya iyo nk'ikintu nk'icyo kimbaye navuga nti se nk'umugore ufata decision yo gucinya umugabo wiwe Jesus Christ uziko niyo umugabo yagukora ikintu kingana gute no zingiye principe nihaye wenda ari n'undi yafasha n'imbere y'Imana buriya ngiye hari ibintu njya ntekereza mu mutima wanjye niba ari ubupfundi bari iki nyavuga ngo ndamutse nciye umugabo inyuma umunsi umwe twazakena burundu umwana wanjye yazahora arwaye imivumo umugabo wanjye ntiyazongera nukuri ko Imana ko nze ntekereza mu mutwe yego nubwo ati wenda yasaje kwazi ntabone n'amafaranga kubera umuvumo naba nzanye mu nzu nza ntekereza ati se hari ibintu byinshi zopfa swati indwara zomfata nkabavuga ati ndakurikira iki hari ejo nafite Imana yampaye zose ibiti itangira itama kubira muri Yesu yijugunyira mwizina rya Yesu n'abantu bashindwe hatanduka nkasenga ndakomesha ababazimu bararabandota mwizina rya Yesu ndabatwika umurimo w'Imana umurimo w'Imana batwike kuko Imana warangariye ngo yafashe imigisha yo mu bumana ibumbira muri Yesu iramuduha wa mugore we Yesu yafashe byose ibibumbira muri yo irakwiha ukeneye iki shano kuri kwiba cyo koze ni satani ugira imbaraga kuko atabaye satani sinzi ikintu cyatuma ya n'amapepo ari n'amapepo ari for afazara umugabo wenda tubyemera umugabo bazatubesha ari tugapfa kubyemera ariko umugore waciye umugabo inyuma mon cher ami witegura imivumo muri urwo rugo rwawe abana bawe ntibazigera bagira amahoro ufite ikuntu kururi ibintu by'imyaku muri urwo rugo biruta iby'umugabaza umugabo nyabona byose ni kimwe ariko reka mvugire umugore mvuge ku mugore gusa nukuri umugore wagiye inyuma waciye inyuma umugabo azazana imyaka idahwanyije n'ayindi y'umugabo kuko umugore ni nkawe rugo ibaze we n'umwaka nkikinsetsa ukaje kuryamana n'undi mugabo gabe gukonsa umwana igo we none we tekereza we nzamboro umwana zo kamaye umufata ayo mapepo yo kwa mama azama mufata nyine ibyo mari kubwira ngo hari imyaku akuru yo ngiyo yabazimu buwo muntu agatabaza nakabarunda mu bana be nibyo narimvuze hari umugorwe umugabo we araba ari nk'umuntu witurije uraho ubyo kujya guhiga amafaranga yagenda agahura n'imyaku nawe akirwa zunguruka akabura n'ijana ibyo narimvuze ntamenye ko ari kabica ari hari umuntu aramunyeze kutubwira yari mu president wa korali wacu ari umunyabwenge bwinshi cyane aravuga ngo kwa kundi muhereza abantu
batari beza ama platform y'icyo bababwira buri kanya ngahagarara imbere yanyu mfite icyo mbabwira ndimo imyuka mibi ndi umusambanyi se labda ndi umujura se ariko ngahora imbere yanyu ngira ibyo mbabwira ngo uzi ko ya myuka igera ikabajamo ngo kubera guhora guhora mumuteza amatwi ngahibaze niba umuntu ashobora guhagarara imbere yawe kubera imyuka afite binakubwira imyuka ikaba yakwanduza imyuka yikakujaho ibaze umuntu mwaryamanye ibyo yagukorera mu rwego rwawe ni imyaka tuyigeretse ku yindi ni ukuri kugira ngo ushinye umugabo wawe nakora divorce shape ni ukuri pe ni ibintu bibi biteye isesemi mibi twari twibereye kuri telefone ariko byose ni bimwe niho binaturuka n'uwo muntu ujya guhoye cyane bituruka kuri araguhamagara cyangwa se akakwandikira ukigira intare mu rugo ukabihisha umugabo niho byose bituruka so rero conclusion twakora Queen yaravuze ngo nicyo kimwe n'umugabo none se koko ntabwo ari kimwe n'umugabo umugore kuba yaca umugabo w'inyuma n'umugabo kuba yaca umugore wiwe inyuma ni gute bitari bimwe ko numva bose nyine ari umugabo hari ukuntu umugore aba afite igice kinini cy'urugo rwe uri kubyumva sinzi ko hari n'ukuntu umugore aseba cyane kuruta umugabo hari ukuntu umugore ngewe urugo ni ukuri urugo ngewe iyo ngiye kureba ndurebera cyane mu mugore kuko urugo rufite umugabo mwiza kandi umugabo ari wo mutwe w'urugo nyine nibyo nari nkubwiye ikizakwereka ko atari yego niwe mu mutwe ariko ikizakwereka ko umugore ariwe ufashe cyane mu rugo nuko umugabo azagira umugore urugo rugasenyuka ariko umunsi umugabo yabaye mubi umugore ari mwiza ruguma yego ntirwaba perfect ariko ruba ruhari bakanasaza bakarinda bapfa bagashira bari bakicubakanye kubera ariko uzi kubura umugabo ugira imico myiza ukunda abantu ukagira umugore wakasha yeze yinjira abantu bose akajya bareba gutya bazareba hari umugore ngewe wigeze gushakwa ashakwa nyine muri famiye y'ahantu twari duturanye yari umunyamutima mubi cyane noneho umugabo abashitsi baza kumusura bizi kuriya twabaga twatekaga ku makara abashitsi baza kumusura bashonje aravuga ngo yakoze mu makara ngo aratemuka ngaho mbwira ibiryo muri bijya bitanyuze mu makara aho biri buve urumva abashitsi bahita babona urugo rwasebye bahita babona urugo rumeze ukuntu rukonje bahita batahana ishusho mbi y'urwo rugo ati warashatse se reka ariko iyo binjiye mu rugo niyo umugabo yaba ari ikisi tuvuga iki tuvuge nk'umusinzi wa undi wadanje wa undi ruharwa utazi unanataha mukinjira mu rugo wa mugore mugasanga yegeranyije akabishimira muvuga ati nukuri umugore afite yegerageza ariko ni umugore urugo buba rukiri urugo niyo mpamvu nari mvuze ngo iyo umugore yangiritse biba bimeze nabi cyane kurusha umugabo niyo mpamvu ati conclusion rero ngewe nanivuze ngo kuko twige twibanze cyane ku bagore kuko nibo turi bo twebwe kandi ni nabo mbona bafite role ikomeye cyane mu rugo tubwire umugore ati ntuzakore ikosa mu buzima bwawe iberi rimwe umuntu aza kwandikisha amuvuga ngo shindwe utokeshe uzuko utokesha amadayimoni pe ngiye niyo principe nihaye naravuze ngo Imana warakoze kumva umugabo icugusa nicyo cyari kingoye iyo ntabwira none amapepo yari kuba yuzuyemo yari kuba afite amoko atandukanye jaruwo kikuyu kubera ko udafite umugabo nyine ntawe ugukontorora nta uri kontrola iyo ubicigenge uri umuntu wese agufiteho ububasha ariko rero Imana yangire neza ikamu umugabo isengesho nsenga Mana warakoze ndanyuzwe ibindi duhanana umugisha muri uduhe bidutunga entre uturindira ubuzima uramutse usanze umugabo muri telefone yandikiye wenda nk'umuntu ati bite sheri ibyo nzambibona n'inshuro nyinshi uretse nuko azana n'abahamagara turi kumwe nk'abantu bigisira bakavuga ati sheri ko wanyanze ko ngukumbuye jokes niko societe nanjye ubwanjye mfite abagabo njya nita sheri cyangwa abahungu nkabavuga ati bite sheri bitewe n'ukuntu ubanye n'umuntu aho hantu rero ndashaka ko muhambiraho gato biterwa n'uko ubanye kubera ko aho hantu abantu benshi babishwaniramo ugasanga niba umugabo yafashe wenda telefone akandikira umuntu uti bite sheri wenda utuntu nk'utwo ngutwo ndagukumbuye hakaba ikintu nk'icyo ngicyo gituma umuryango usenyuka burundu uyu muntu uri kwita sheri ninde nta communication iba ngiye nari mvuze ngo impamvu yotuma fata ibyo bintu ko biremereye
biterwa n'uko nkuzi. yego ikindi kandi nta communication iba muri urwo rugo. Ni ukuvuga ngo abashuti banjye bose guhera ku murongo papa Ganza babazi guhera ku murongo wowe wandikiye kandi azi buri mushuti wanjye uburyo kitubanye cyane. nanjye nuko nzi abashuti be bose ku murongo kandi nkamenya ngo uyu abanye uyu yamukorera iki, uyu yamukemurira iki, uyu yamwitabaza iki gihe Uyu ni uwo guseka uyu nzi uburyo abashuti be babanye n'uburyo ki abafata bitandukanye. Okay. So ikindi rero muri ibyo ni ibintu bisanzwe kwita umuntu sheri ni no kome ni izina rusange. Uziko n'umukonvayeri umubwira ngo wakira nk'ishure sheri, umukozi wo mu rugo uramubwira ngo sheri wanshurije amazi. Njya mbikoresha kenshi, nanjye ndabikoresha. Sheri wampereye umwana ibiryo ni no kome, ni akantu ko gushekerera ku buryo umuntu wakwandikira gushekerera umuntu shasheri mwazaje kudusura. hari igihe abantu babiri bahura batagira badateye kimwe, umwe akaba ari umuntu utera igipindi ufite jokes ziwe, uwundi nawe akaba ari umuntu Niyo mpamvu nari nkubwiye ngo byose biterwa n'uko muziranye. Kuriya Aline cyangwa njye umugabo wanjye mfite uko muzi, mfite uko muzi kujya niyo usanga yandika umuntu ngo bite sheri tobitekereza. Ariko hari n'ukundi kuntu wamuzanye usanga yandikiye gusa uvuga ngo bite ukamenya ngo biracitse. Yego niko ndapfuye ndajya he ko bandikiye uyu mukobwa atamubwiye sheri biterwa n'ukuntu mubanye. ibintu byose umuntu wawe uramuzi. Umuntu wawe umuzi ubuzi ngo ari banditse ngo bite afite icamani ikindi nicyo wari uvuze ngo kuba ngo bamwahura mudahuje imico. Nta gihe n'uyu munsi uyu umwe umugore n'umugabo bazashakana bahuje, tibirabaho muri iyi si y'Imana. Buri gihe muhura mudahuje, umwe ameze atya undi ameze atya. Niko isi iremye, niko amakupule menshi abaye. So rero ikintu kibaho ni ukwigana communication. Sheri ukuntu nteye ngemeze wamenyereye muri ubu buryo. Iyo maranye umwaka umwe 2 3 n'umugabo cyangwa n'umugore batarakumenya wamumenye nubwo yaba ari wa muntu uhisha gute wamaze kumumenya. Yes rero ubwo buryo umumenyemo rero nibwo bw'ubukwira kubwira teshobora no kubwira umuntu ngo bite ugahita wumva ko atari bitashatse kuvuga. Hari n'ushaka kumubwira ngo sheri ndagukumbuye, ugahita wumva ko utari ndagukumbuye yayindi yo kuryamana, ari ndagukumbuye iri aha hanze kandi ukabyakira. So nuko rero abo bantu mwababwira iki rero? Niba wenda tuvuge madamu wanjye nafite abantu kumenya kwiganaho ugakomenikana, ukamenya icyo umugabo wakunda n'icyo yanga, ukamenya inzira ze zose uko biroroshe kumumenya. Umuntu mubanya n'icyo kintu cyoroshe kumumenya. Ikindi ukamenya uko umwitwaraho, ukirinda guhisha umugabo wawe ikintu icyo ari cyo cyose. ubu ni abantu bashobora kubana bataziranye. barahari babanye nabi cyane. Abo babanye nabi bakaba babanye batuje nta n'ikibazo bafite. Wenda nitangiye urugero nkaba ndahangaho umugore wanjye atanzi, wenda tujya tuganira neza nta kintu dupfa na kimwe tudatongana tutagira gute, ariko akaba atanzi. Ntabwo ibyo bintu biba kuri yarakuzi mudatongana. Igituma mudatongana nuko akuzi. Yego ashobora kuba anakubwira ko atakuzi kumbe akuzi kurusha uko. Ariko suza abagore wowe oya wenda nkabamuca inyuma ariko atabizi. Ibyo byo birashoboka uko so kumenyana. Uko so kumenyana womenya umuntu ariko ntiwomenya ibyo akora. Ariko nanone biratinda. Nubwo uzumuca inyuma gucana inyuma ni igikorwa ariko kigira ingaruka ku muntu wagikoze. Umuca inyuma wasanga mwacanye inyuma atameze nk'umugore wawe ntabwo uzamuheka agaciro usanzwe umuha. Uzumureba ukabona sesemi cyane. Kubera ko ufite aho wagift uzo bagukorera bitandukanye ndaza gukorera, ufite ibyo of course azabikeka ntazabikubwira ariko azabibona ko wahindutse. Mu rwego rwo kwiyubakira watse ndamubwira ngo yarahindutse, ndamubwira ko yahindutse kuki, ndamubwira ko anci inyuma nandi ko ntawe nzi reka nicecekera, ariko ababibona ko hari ikintu cyahindutse. Dusoza rero bagore bene data, abagore inshuti zanjye, bagore dufatanyije umurimo wo kubaka izi ngo zikomeye muri iki gihe. Twifate twige kunyurwa n'abagabo twashatse. Niba hari uko twifuza ko bohindura tubabwire, tubigishe niba hari ibyo tuzi cyangwa batwigishe kugira ngo twubake ingo zikomeye zimeze neza. Ujye uba proud y'umugabo wawe. Nibyo hari umugore yavuze ejo mundi nafata telefone ntiwirukage kuyimana. No shaman nge nubwo yantungura saa 9 z'ijoro sinzi semana, ariko bazi hari umuntu bafata telefone ye
cyangwa akaba yashyize nko muri saro hateka umugabo yaje kwicara muri saro akamabura amahoro ati mu izina rya Yesu arasanga ya telefone muri saro ndagira gute ibaze kurashikagurika nibiki warekanye na takataka uraro umutima ukurya ati wa mukobwa yakohereza ya message atari mbi ufite telefone nuko rero turabashimiye ko muri abagore bazabumva cyane kandi mugashira mu bikorwa twa twicaye hano twiteguye impinduka zanyu mwebwe bakugore turi kuvuga bari muri ivyo vyiciro ndimwe twumve nabi ahubwo muhinduke kugira ngo bibagirire akamaro murakoze cyane kumva no kudukurikira mukore subscribe kuri AMTV show ubundi tukomeza tubihera ibiganiro turabakunda cyane bye bye